Ese ufite ikibazo cyo kwishyura kuri agasobanuye 250.net cyangwa se ushaka kumenya uburyo ushobora kwishyura kuri agasobanuye 250.net? Niba uri kwibaza ibyo byose, iyi ni video ukwiye kureba, kuko mu iyi video nge kukwereka uburyo ushobora kwishyura kuri agasobanuye 250.net. Amakuru Jabanita Chance nk'amangora kuri iyi channel. Niba uri musha kuri channel, nusigaye udakoze subscribe, kuko hano kuri channel bazanira ibintu bitandukanye cyane byerekeye agasobanuye 250.net ndetse n'uburyo ushobora gukorera amafaranga ku murongo. Nkora ibishoboka byose kugira ngo mubone video zigezweho kandi mbashiro video ku gihe. So reka tugende ku kibazo benshi mwari mutegereje. Niba utazi gukoresha agasobanuye 250 cyangwa se agasobanuye 250.net, ukwiye kureba ino video nkuko nabikubwiye. Step ya mbere, uraje kuri web browser yawe. Niba ukoresha Google Chrome cyangwa se Edge, urayifungura uje kuri Google. Numara kuje kuri Google wandike agasobanuye 250.net. Numara kwandika ibyo, ako kanya barakuzanira results. Nukuvuga ngo link ya mbere iraba ariyo website. Nukirikaho ako kanya barakujana kuri website. Mukuri kureba ariho get started na login. Niba uri musha kuri website, urakirika kuri get started. Niba ufite konte aho, ushobora gukirika kuri login. Nukuvuga ngo hariya ugiye kujya muri konte yawe ufite kuri website. Gusa niba uri mushasha, nibyo tugiye kuvugaho kano kanya. Reka dukirike kuri get started. Numara gukirika kuri get started, barakujana aho ushiriramo details zawe. Aho urashiramo username, amazina yawe, email ndetse na password. Numara kubishiramo, ako kanya ukirike kuri buto iri hasi. Ako kanya barakujana kuri pricing table. Aho niho ugiye guchuzinga plan yawe. Dufiteho plan eshatu: weekly, monthly, yearly. Ni kuvuga ngo icumweru cyangwa se ukwezi ndetse n'umwaka. So ni wowe urachuzinga. Niba ushaka y'ukwezi, urakirika monthly. So reka duchuzinge monthly. Numara guchuzinga monthly, ako kanya barakuzana kuri checkout page. Nukungo hariya ugiye kwishyura. So abantu benshi bagiye bambaza niba Momo yahageze. Momo iri mu nzira nkuko timu yagiye ibamenyesha. Momo bari kwikora kandi irabageraho. Ushobora gukora subscribe kugira ngo Momo nizahagera nshobora kubamenyesha, ukaba wa mbere kumenya ayo makuru. So reka turebe ukuntu ushobora kwishyura. Hariya bafiteho uburyo butatu ushobora kwishyuramo. Iya mbere ni Mastercard. Niba ufite Mastercard ushobora kwishyura. Just shiramo details za card yawe, noneho ukirike pay. Uburyo bwa kabiri ni credit card. Bugiye gusanga Mastercard gusa n'ubundi buryo. Niba ukoresha credit card, just shiramo details zawe za credit card yawe. Uburyo bwa gatatu ni PayPal. Ubwo buryo buroroshye cyane. Niba ufite PayPal, ushobora kwishyura na PayPal. Cyangwa se niba utayifite nabwo biremera. Gusa ukwiye kuba ufite Mastercard na credit card kugira ngo wishyure na PayPal. So reka nkwereke uburyo ushobora kubikora. Ushobora kwishyura ukoresheje PayPal udafite konte ya PayPal. Nukuvuga ngo aho just urakirika kuri PayPal, noneho ako kanya barakujana aho ushiramo information zawe, nk'izina ryawe rya mbere na information za card yawe cyangwa se credit card zawe. Numara kuzishiramo, ako kanya urishura. Ukiye gucekinga kwanza niba ufite amafaranga kuri konte. So numara kwishyura, ako kanya baraguhereza access. Nukuvuga ngo birijana automatic, nago urarindira amasaha. Aho niho turushira izindi website. Izindi website ukiye kurindira amasaha n'amasaha kugira ngo ubone access. Ariko kuri agasobanuye 250.net urabona access umaze kwishyura ako kanya, nabyo kurindira. Kandi niba ufite ikibazo, aho dufite team ishobora kugufasha. Kandi dufite na chat y'abantu bishyuye bashobora guchatinga. Niba ufite ibibazo bitandukanye cyane, team iba iraho kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo babafashe mu bibazo mufite. So ndikugira wamenye ukuntu ushobora kwishyura. So reka nkwereke uburyo ushobora kugenda kuri chat niba wamaze kwishyura. Numara kwishyura, baraguhereza menu nyinshi cyane zitari kurebwa n'abandi batari bishyura. Urareba ibintu bisha. Ariho chat.
ushobora gukirika kuri chat ukandika muri groupe y'abantu bishyuye. Ni ukuvuga ngo niba ushaka gusuhuza cyangwa se niba ufite ikibazo ushaka kubaza. So biroroshye cyane. Nkuko uri kubona agasobanuye, twakoze ibishoboka byose kandi ndetse ni team ndayishimiye cyane, abantu mwakoze cyane. Agasobanuye 250 team turaho kandi turi tayari kugufasha niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Just niba wishyuye kirika kuri chat, kandi niba utari wishyura nabwo ushobora kubona ubufasha. Just kirika hasi ku ruhande rw'ibumoso urareba button, nukirikaho ako kanya urachatinga n'umwe mu bacu bashobora kugufasha. Na wundi ninje, ni kuvuga ngo ninje ndagufasha mu kibazo ufite niba utari wishyura kuri agasobanuye 250. So ni kuvuga ngo niba ufite ikibazo ku iyi video, just andika muri comment cyangwa se uje kuri website urebe hasi mu ruhande rw'ibumoso, ako kanya ndaba ndiho ndagusubiza n'indaba message yawe irangeraho. So ndikugira wamenye uburyo ushobora kwishyura ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe abantu batubaza. So hari abantu benshi bagenda batubaza ikibazo kimwe mu byinshi bagiye bambaza ni ukuntu bashobora kwishyura, nakibashubiza. Kandi niba ufite n'ikindi kibazo ushobora kwandika muri comment kugira ngo mbasubize. Ndi kugira ngo wabibonye, kora subscribe please kugira ngo urebe n'izindi video. Kandi niba ushaka gukorera amafaranga ushobora gukirika kuri video kugira ngo urebe ukuntu ushobora gukorera amafaranga kuri internet. Nico iyi channel ibereho. So ndi kugira aho washimye iyi video ndetse n'ubufasha nabahereje. Murakoze cyane.